Hose icyongereza kimeze gutya. Soma sha. Soma ibyo ubona. Although the committee ostensibly convened to expedite the reform process, its deliberation became increasingly mired in procedural inertia, rendering any meaningful consensus elusive. Ironically, those who had most vehemently advocated for transparency were very individuals who obfuscated key details whenever their own processes were subjected to scrutiny. Consequently, the final report, while ironically persuasive, was substantively deficient, relying more in convivial language than verifiable evidence. An institute reader would recognize that the document as apparent coherent masks several logical inconsistencies and unsubstantiated assumptions. Amarira yanjye, amarira yanjye, amarira yanjye azarangira. Ushakira igisaza cyawe ni ikigome. Buriya hari n'igihe harimo sinzi. Ibaze ko ibi byose n'igihe udahari. Nkoresha ibizamini byinshi, bidahari, ibishoboka, ibidashoboka, ariko kugeza kuri aya mahirwe. Ibaze ko ari nk'umunsi yambwiye ngo nintere pompage ijana. Kandi ijana yarazinteje, sinzi nanjye imbaraga uzavuye mbona ndazikoze. Hari n'igihe yambwiye ngo ntere furike kandi urabona ndi mwinshi, nari nkubise inda hasi, nabaje mu mugongo. Kandi urabizi udahari uzahora hari kukwakira. Nisa mfashobora kuvuga ngo ndibaza umunsi wawe udahari. Ubuse hari It's okay, let's get it. umwana warakoze. Umuntu waburagaye igipangu nsigaye umuntu. Uyu munsi ndabona wabyutse neza. Ako ubundi kuneruka guhamagara mama, ariko ndaza kumuhamagara nimugoroba. Mabuja nabonye ari umwana mwiza. Cyamabuja urizika reka nimara kugira nacyo nzakibwira cyamabuja. Imfunguzo zose we abantu twarakize rero. Ugasanga dufite imfunguzo 20 hano hari 1, 2, 3, 7. Hari n'izindi 7 nabonye, n'izindi 8, 7, 14, ushyiraho 8. Yesu wibuye mibare ma. Impamvu ryanze kumva mu ngo twanyumva Faustin. Mabuja nyine ngiye nitwa Faustin boga nako wakongeraho ntacyo byabitwara. Sigaye warasaze. Ubusazi ko waba. Ese kuri kwivugisha abaye cyane undi muntu muri kumwe. Nyine urumva Mabuja gukira ntabwo biba byoroshye. Ndi gufungura ku gipangu abantu bagatambuka bari kumusakuriza. Bari kugira ntabwo byoroshye mani kure imfunguzo rikabi. Ntabwo bigira gute bansakuriza ndi ku gipangu cyane. Mabuja uranani cyangiye yo mutari hano. Gipangu nzabari yanjye ndi no kugira ngo ngahamagara n'abantu bababwira batazanamenyera n'undi munsi ngiye. Ese gusiga barafasha mu naha na wa mudugudu wanyu sumaze iminsi uzi amakuru yuko atakiri mudugudu. Nige nabaye mudugudu. Njye bayoboye da
ahubwo se mabuja nta bibazo ufite ungire nk'ibirego by'abantu bangahe ko mudugudu je sigaye ari umusazi pe gusara nawe neze mudugudu ubundi wowe mudugudu urabona wayobora uretse kuba hano mu rugo urabona wayoborwa n'abantu barenze n'abayobora sureba uya famille ituye muri la etage iyo hari irangi mu kigo bakijije se barabyukiye bakana none nta mutima mubi ufite abaye kira ariko uyu munsi ubanza wasenze sinzi imana yahabaye ubwo ni imana yanjye ariko kuko ninjoro njye nasenze ndabwira rero wa mana we urabizi turi inshuti turanumvikana ibintu byo gukomeza abanyanga byo kuba ukuntu wabigabanya none imana yabyumvise ntabwo bakwanga uzi ukuntu anyanga saba byihorere aranyanga bya rusi zibintu ajya nkorera noneho hari igihe nogeje nk'ibyombo naba nkibirangiza ngahita mbona ahise abyirongera atandura amara guhumuza inzu nayihumuje izi nkuta zose naziteye nako nayikorobye urumva rero zarangiza agahita aza kongera akabyanduza ugasanga nari maze gukoropa ahantu hameze neza hari kunyerera ugasanga rusi arongera bizanije ariko ndabona noneho ariko ndabona noneho wabyutse umeze neza nta kibazo nase mbatekere umushogoro mbatekere ibijumba we mabure ikise umushogoro nyine dore abana bo mu makire nabizi babona nka rusi atazi umushogoro urabona ibishyimbo bikuze urumva bati bitangiye kuzamuka ku imishingiro nayo wabona utayizi imishingiriro rero ni ibiti biba bitambitse mu kirere nta kintu kiba kibifashe uzaza kujyana mu cyaro iwacu mucurira uzabibona igiti ukabona kiratambitse mu kirere nta kintu kibifashe niyo bita imishingiro noneho ibishyimbo uzi ko bikura biri kuzamuka nabyo bigira bigatambika gutya ku buryo ugira ngo bifite nabyo byize ku ngufu ayo mababi niyo bita umushogoro hari ukuntu ujya uyakaranga ugashyiramo amamesa ukabikaranga bigahumura bikabifitira ibyo nshaka kuzaba ukuntu biryoha urabirya noneho warangiza ukabyurira ukagenda amadigi akagira iriya se yagera ko nagiye iminsi ibiri ariko ndi kumva hari umuntu ukomanga reka ajye kumufungurira mabuja ariko mwinjira no mu nzu ndabona imvura iguye ubwo se mabuja urufunguzo ni uruhe muri izi reka mbwire shata ntabwo ndabifata abibonye mu rw'inzobe ntabwo ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power ibaha imbaraga ushaka kumara iki ku gipangu cyacu genda wambesire baje ukazajya utesha umutwe abakire kuko dutesha umutwe tumeze neza genda shaka abantu batajya bumva nabo sinzi ukuntu amabuja uzi ko ni babantu nari nkubwiye nanone bari bagarutse kunesha umuntu ariko bansiga bafite inshuti muri iyi karitsiye oya ahubwo bamfitiye ishyari wabona bashaka no kundogesha kuko njyewe muri iyi minsi byararangiye amabuja bamfitiye ishyari rega bamfitiye ishyari bashaka kundogesha bashaka kunyica kandi ndacyarungana mfite ejo hazaza mfite iterambere ejo nzabona minisitiri buriya ko njyewe mu cyaro bamunuye ko njyewe ejo heza hanjye ari heza nzaba umuntu ukomeye nzaba umuntu w'icyamamariza ariko buriya ko mabuja buriya ko uri umuntu mwiza mabuja njyewe noneho nimba ntuzi niba minisitiri nimba minisitiri uzabura iki wowe ese ubundi mabuja ko mbona byose ubifite ubundi wowe ntabwo iki icyo ushaka cyakora mbaye minisitiri njye nahita iyi mabuja njye nahita ngutereta pe ko mbabona uri umwana mwiza erega mabuja nuko tubizi buriya na cyiza nyine nuko njyewe mbonye nk'amafaranga ntabwo ntabwo uzi ko uri imbere y'umwana sisa rusi nawe ni mukuru kuko numvise hari ibintu arimo kuri telefone shobora rusi
sigaye uvugana n'abasore aha rusi ari no guhera ariko noneho hari ibintu ngo byashushu be nimba kandi twe mu cyaro shu ubwo tuba turi kuvuga ishu nyine rino bateka avuga none uwo mushu wibe umushushu numva sindi kubyumva neza ndavuga ariko rusi umwana wo mu mujyi ubwo abazi ibintu byinshi n'umwana uri kumubeshyera aha reka byihore ahubwo mabuja biriya biryo kunzanira nyinshi ko twabisigiye wa bosi w'umugome akaba yanze kubirya wajya kubyirira n'ubundi ko araguhita genda ujye umusanga mese amusanga kiriya uzakibwire ko ari ikigondo kiriya kizanapfa nabi uzabimwibwira kiriya kizapfa nabi reka mbwire satani reka mbwire ntuza we kagenda agenda ujye mu kazi sawa mabuja reka nigendere Halo? Amakuru? Ndakubaza amakuru yo ku ishuri. Nangahe? Rega amafaranga si ikibazo. Icyambere ni ukwiga neza. Aho kuyohereza ayohereza ni materi nkareba ko wakomeza amasomo. Uravuze? Rega icyo nkeneye ni ukugira ngo ni ukwiga wowe iga kuko nayo mafaranga kuyohereza amafaranga urabizi ntabwo njya mbura amafaranga humura wowe icyo nshaka ni ukugira ngo wige ariko ntukambwire ngo yimusohokana ngo nzakugurire twatundi twa nta kigenda oya ahubwo zirikana neza ko ari ikantu naguteguriye keza si ubizi se ko ndi papa mwiza bajiye ngo iki mwana wanjye icyo kibazo mbajije ndumva kinkomereye ariko reka musubize tu nk'umupapa sibyo kugeza na n'ubu mama wawe nyine ntaraza ntabwo ndamubona ariko icyizere kirahari yuko namubona mwana wanjye ndagukunda urabizi ntabwo nakubeshya ko ujya usaba akantu ngakaguha nkumva ibyo ngibyo ari byo nakubeshya ndabizi mama wawe nawe uramukunda sibyo ni ukuri pe sawa mukobwa ndagukunda cyane kandi urabizi ko mukunda amasomo meza I love you merci iyo ngegeri uko kuri icyo gipangu niya